Mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo niho haturuka Kanani Jean Bosco, umuhungu umaze imyaka isaga 17 habayeho mu buzima bushaririye ubwo nyuma y'urupfu rw'umukecuru wamureraga ubuzima bwe bwatangiye kujya habi. Uyu mukecuru wari waramwakiriye akiri muto niwe wenyine wamuhaye urukundo n'icumbi nyuma y'uko abuza ababyeyi be. Nitwa Kanani Jean Bosco, nkaba nabarizwa mu mudugudu wa Gatete, akagari ka Kamushenyi, mu murenge wa Kisaro, akarere ka Rulindo. Ariko ngewe ubu ngubu nabuze ikirengera. Ku manywa y'ihangu izuba ryari ryinshi ku buryo ryacaga intege abantu, ariko mu ishyamba rito riri hafi y'isantere yo mu kabuga ka Muriza ahitaruye urusaku rw'abari mu isantere niho dusanze Jean Bosco yiryamiye. Suko ashaka ahari igicucu cyangwa se akayaga, ahubwo ngo nibwo buriri bwe abonezamo mu gihe yumva yarushye yifuza kugoheka. Mbere yuko yisanga muri ubu buzima yabanje kuba umwana wo mu rugo mu buryo asobanura. Natangiwe bwa mbere nti n'umwana mu rugo, noneho ariko bakajya bantoteza ko ndi ikinyendaro, ariko nkamenya yuko nanjye ndi ikinyendaro. Ubwo ngubwo bigenda gutyo, ndangiza ndinda gukura nzi ko ndi ikinyendaro. Mama agiye gusaza bamwimura mu rugo, bamujyana ku muhungu wenyine nyirizina. Ngewe noneho bahita bambwira ati rero we genda vuwe ntabwo uri weho nta kinyendaro kiba mu rugo aho ngaho, mpita nza mu buzima bwanjye nko ku muhanda. Aya magambo Jean Bosco yabwirwaga yayahuzaga no kuba asanzwe atazi se umubyara, agahorana agahinda ko guhora yibutswa ko atagize amahirwe yo kumenya ababyeyi be. Afata inzira yo ku muhanda gutyo, byibura ngo iyo aza kumenya se yari kugabanyirizwa imisonga. Iyo wenda papa nari kumubaza nti se papa ubu ngubu ndabarizwa hehe, wenda yari kumbwira ati wenda afata n'agasambo hariya, cyangwa se reba ukuntu nakugenze nk'uko wenda ababyeyi baca inkoni zamba. Ubwo nge nabuze rero irengero ryabyo. Inzu Jean Bosco yabanagamo n'umukecuru kuri uyu munsi anashima ko yamuhaye ubuzima nyuma akitaba Imana, yaje guhita igurishwa, ari nabyo byatumye Bosco abaho uko nguko. Barangije bagurisha aho ngaho bari na mukecuru barahagurisha. Ubwo ngewe nahise ngira gute naje ku muhanda, nabuze pfuna ruguru. Iki gihe ngo yari afite imyaka 28, nta bushobozi bwo kuba yashaka umugore yari afite ngo byibura atangire yubaka ubuzima bushya. Yabuze icyo yakora n'icyo yareka, yemera kwicara hamwe anyagirwa imvura y'ibibazo birimo kurya bigoranye mu buryo yitsaho. Kubaho kwanjye ubwo ukuvuga ngo nishakirishiriza kuba wenda nk'ibifite ingufu, nuvuga ngo nisuma nk'akagare, cyangwa umuntu yantuma ibuni y'amazi rwamuhuba, cyangwa wari wantuma icyari cyose nkabona amayedesa nkajya kugura nk'ibijumba byo kurya muri resitora, cyangwa se nk'uturayi, cyangwa se wangirira neza, akaba ariko mbayeho nuko mbayeho. Ibi byahise bidutera kubaza Jean Bosco niba aho twamusanze mu ishyamba ruhukira aribwo buriri bwe. Adusubiza ko nubundi nta hagira ataha. Nta hantu mfite aho kuba, gusa ahantu mbarizwa wenda ni ku rubaza rw'umuntu ngina nkararaho, akabazi neza ko mpari n'umuyobozi wende waho akabazi ko ari aho ngaho ndi, naho ngaho nuko nguko mbayo. Iyo nteye kuryama ku manywa ndagira nkajya mu gashyamba nkiryamira, nakumva ibitotsi bivuyeho, ubundi nkongera nkajya ku muhanda nkareba uko nabona nk'ijana cyangwa runaka gutyo nkuko hansanze. Wenda nijoro ngumva aho ngaho nakumva wenda ndyamye, ubwo n'ubundi ni nko kwirwanaho. Nijoro nuko mba maze, ntago njya mu muhanda ngo ngiye gutega abantu, rekada ngiye ku rubaza rw'umuntu cyo kora gusa yampfa gasoni awenda kama nka 2 ku kwezi cyangwa 5, akaba ari uko nguko mbayo. Atakavuga ati wenda ibyanjye barabinetse neza nta kibazo gihari, nuko mbayo. Kugeza ubu Kanani n'umusore w'imyaka 45 y'amavuko, ariko utaregeza ashaka umugore na rimwe, hatari uko yiyeguriye Imana, ahubwo ngo byaratewe n'ubuzima bayemo burimo naho yageze bukamutera agahinda gakabije. Impamvu ntashatse mfitiye imyaka yose, iyo ngira ahantu nibura ho kuba, cyangwa se nkagira umuryango wanjye ungenderaho, bakanyeka ati wenda ntabwo wabaye ikinyendaro, bakanyereka aho nari kugira gute, nari kugira ingufu zo kugira gute gushakisha nene nkashaka uburyo nabasha kubana n'umudamu, ariko nta kuntu mpagaze, nari kumushakira mu muhanda se. Birumvikana neza ko asa n'uwihebye kubera guhora yitwa amazina amutesha agaciro. Icyakora yarebye abandi bakoranye nawe barashatse ndetse bafite abana bakuze, bimutera agahinda kurushaho muri ubu buryo. Ndamwara cyane kuko n'ubundi iyo mbonye hari uri inyuma yanjye afite nk'abana 3 cyangwa afite nk'abuzukuru, nanjye numva mu mutwe nta kuntu mpagaze.
numva sinzi uko biba bimeze. Ndetse ngo ahora yumva amakuru avuga ko umuntu witabye Imana nta mwana ashyingurwa n'ikara, ahora afite ubwoba bw'ibihe bizaza muri ubu buryo. Nategeze nta mwana mfite, nkavuga nti si ubungubu ndamutse mpfuye kubavuga ngo umuntu udafite umwana wahambishaga ikara, ubwo nanjye kuko niko nzahambishije ikara, nuko nanjye mpagaze. Uyu musore Kanani asaba ko nawe yafashwa nk'uko abandi bafashwa, agakurwa mu buzima bwo kwikingakinga mu mashyamba no ku mabaraza y'abaturage. Mukamvugira ubuvugizi, wenda nibura wenda nka leta ikareba ahantu yindi yampa nk'ikibanza nkabasha kuba, cyangwa se nkabasha kuba nanjye n'abantu mbarizwa wenda. Abaturage bazi neza uyu Kanani bemeza ko akwiye gutekerezwaho agafashwa nk'abandi, na cyane ko ngo nawe abayeho mu buzima bushaririye. Nta n'ubushobozi afite, si gushaka ikimube nk'ubakaza akisuma nk'igare kugira ngo abone icyarya, ako kuba ntaho afite nta n'ubushobozi ufite, niwahamuha nta bushobozi agira bwo kubaka kere kagizwa nk'amufasha akagira akarere kamutera inkunga. Ese unagira imyaka 45, abandi babaha ibibanza ku muhanda bakabaha amabati we bamugeneye nk'uko bagenera abandi. Nzi ko yisuma amagare, byagera nijoro nyine akajya gushakisha aho arara, bwo wasanga no mu biraro araramo, kuko njya mubona ku muhanda mu gitondo cya kare kare mvuye nko kuvoma. Abayobozi baramwiregagije, ntuzi umuntu ajya kugira imyaka 45 nta kintu bamurebesha amaso, urumva ubwo bataramwirengagije. Remero Donati, umukuru w'umudugudu wa Gatete n'ubundi uyu mugabo abarizwamo, avuga ko azi neza ubuzima n'imibereho by'uyu Jean Bosco, dore ko ibibazo byatangiye. Uwo muturage Kanani yari afite ikibanza aza kukigurisha, amaze kukigurisha ubwo aza mu muhanda kubaho ngaho mu kabuga akora akazi ko gusunika amagare. Numva ko yari amaze kugabana n'abakuru be imitungo yabo, bo barayigumana, iye arayigurisha. Ubwo rero ngaba aribwo buzima muziho, kuba abari aho mu kabuga, ariko kuba bari ariho nabi ariwe wabyiteye kubera ko yagurishije umutungo yari. Uwamahoro Teresifore, umuyobozi w'umurenge wa Kisaro, avuga ko nubwo uyu Bosco ari we wikururiye ibi byose, adakwiye gutereranwa nk'umuturage w'igihugu. Aramusaba ko yagana umurenge bakamufasha. Ariko icyambere agomba kubanza agatekereza nawe akimenya, akavuga ati reka nanjye mfashe umwanzuro wo gutera imbere, ntawe ngiye gufasha umwanzuro wo kwitwara nabi nisubiza inyuma. Ntabwo tumuterera tutamufasha, ariko kumufasha nanone inteko y'abaturage bifataho umwanzuro, kuko ibimuzi cyane kurusha njyewe. Wazaze tuzabiganiraho, nzamuha umurongo tubanze turebe nuko bimeze. Uyu munsi Jean Bosco w'imyaka 45 aracyasunika igare, aracyarara hanze, ndetse iyo umurebye ubona ko asa n'uwihebye kubera inzira y'ubuzima anyuramo. Nubwo ari urugendo rurerure, Jean Bosco amaze kuba ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora gukomera mu buzima bukomeye. Ku myaka isaga 20 amaze asunika igare, ntaragira harambika umusaya mu nzu ye bwite, ndetse ngo nta n'inzozi zo kugira umuryango agira. Aha ni hahera yumva ko nawe akwiye gufashwa nk'abandi batishoboye, agakurwa muri ubu buzima. Aha ni Rulindo, nanjye Nditanga Ishatse Lionel.